Iyi ni exchange y'abanyamerika, uri kubona ko ifite nka Binance feature zose ni nk'iza Binance, uri kubona ko ifite P2P, ifite trade, ifite market. Niba waregeze ukoresha Binance no gukoresha iyi ni bimwe, ni kimwe nk'uko wakoresha Binance. Ubwo rero urumva guha umuntu amakuru akajoyininga iyi exchange dore ko ni ubuntu, ntabwo bagusaba gushora. Ikindi kandi iri ku isoko, step zose zamaze kurangira, yamaze kugera ku isoko. Urumva guha umuntu amakuru mu by'ukuri uba umuremeye. By'umwihariko rero mugomba guhita mukora kuri subscribe ndetse ugakora no kukazogera, ugakora handitse all, kugira ngo nitujya dushyiraho video kuri iyi YouTube channel ujye uhita ubona direct notification ikumenyesha ko hagiyeho video nshyashya, uhita uza urebe iyo video kugira ngo hatagira amakuru azajya ahita gucika. Icyo ngiye gukora rero, ngiye gufata iyi link murayibona ngiyi iri mu ibara ry'ubururu, ngiye kuyishyira muri comment ya mbere y'iyi video. Buri muntu wese araza afungure comment ya mbere, namara gufungura comment ya mbere arahita abonamo iyi link, ayikoreho ubundi akurikiza ibyo iyi video yose igiye kumwereka. Byaba byiza ubanje ukareba video ukayirangiza, ubundi ukaza muri comment nyuma ukareba comment ya mbere, akaba ari uza gukuramo iyi link. Uraza kuba uyikandaho, numara kuyikandaho urategereza witonze. Hanyuma ubu ndahita nza hano hari verify if you are a human, kugira ngo baverifyinge niba nari robo. Hanyuma rero ndakomeza negereze nitonze. Uri kubona ko misengera kuri iyi page. Hanyuma ndaza hano nshyiremo username yanjye, hanyuma ndashyiramo email ariyo iyi ngiyi .com. Hanyuma ndaza hano nyereye password. Nimara kuyikerea ndaza hano nongere nyisubiremo. Hanyuma iyi iba ari sponsor ID cyangwa se referral ID yanjye nk'umuntu uba wagutumiye. Hanyuma ndahita nza hano handitse register. Icyo nakubwira nuko iyi password njyewe nashyizemo igizwe n'imibare, amagambo harimo inyuguti nkuru n'intoya ndetse na special character. Special character biba ari ibi bimenyetso nka arobase cyangwa se akanyenyeri cyangwa pourcentage n'ibindi. Ubwo rero ngiye guhita nkanda kuri register. Hanyuma ndasavinga password of course kugira ngo bajye bayinyibutsa. Uri kubona ko bambwiye ko register success, namaze kwiyandikisha neza. Reka negereze ho gatoya turebe icyo ngiye gukora. Bahise bambwira ko bagiye kunyoherereza verification code kuri email yanjye. Ubwo ni ukuvuga ko reka njye kuri email, hanyuma registration verification code banyoherereje. Ego nyimara kuyishyiramo ndategereza nitonze. Hanyuma ngaruke hano verifying ko ndi umuntu nari robot, nkomeze negereze nitonze. Hanyuma rero uri kubona ko namaze kugera kuri FMC Pay wallet yanjye. Ego uri kubona ko kuri balance ni 0 ndetse no kuri exchange hose ni 0. Hanyuma ngiye kukwereka uburyo wakora KYC verification, kuko uri kubona ko email yo yamaze kuba verified. Hanyuma tugiye gukora KYC kugira ngo tubone izi coin z'iyi exchange yitwa FMC Pay. Hanyuma ariko ikintu cya mbere turi bukore, turabanza downloading application. Ni ukuvuga ngo downloading application turaza muri Google Play Store cyangwa se App Store bitewe na telefone ukoresha. Ngiye kubera Android ndanyura muri Google Play Store, hanyuma nandikemo FMC Pay, hanyuma nkore kuri search. Hanyuma uri kubona ko ni iyi ngiyi ifite logo imeze gutya. Ndakanda kuri install. Uri kubona ko igeze kuri 7%. Ndakomeza negereze igere ku 100% ndetse ibe installed, ubundi mbone gukomeza. Reka mbe nkoze pause ho gatoya kugira ngo iyi video itaba ndende. Ndagaruka app imaze kuba installed. Hanyuma rero ndabona imaze kuba installed, ngiye gukanda hano kuri open. Guys, mugomba gukurikiza izi step neza cyane mwitonze. Hanyuma uri kubona ko mbashije guhita ninjira muri application. Hanyuma ikintu ugomba gukora ni ukuza hano kuri iyi button ya profile, hanyuma nkahita nza hano kuri login. Birumvikana ndakoresha ya username nakoresheje na ya password nakoresheje ndi gukereya account. Hanyuma ndahita nkanda kuri login kugira ngo ninjire muri profile yanjye, ubundi mite nkora KYC.
aha hanyuma barongeye banyohereza iyindi verification code. Shaka kubona verification code ku yindi telefone, gusa wowe igihe uzaba uri gukoresha telefone imwe uzakupa ujye muri Gmail hanyuma urebe iyo verification code bazaba bakoherereje. Ya yindi ya mbere yari registration verification code, iyi yo ndabona ari login verification code. Mara gushyiramo login verification code nkakanda kuri confirm, uri kubona ko bahise bambwira ngo your account has not been identity verification, please complete identity verification. Ndahita nza hano handitse verify now kugira ngo mbikore nonaha. Hanyuma rero iyi party tugezeho ni ingenzi cyane, ngiye kubereka step by step. Mbere yuko dukomeza ariko, niba utarakora subscribe ndagira ngo ubanze ukore subscribe kugira ngo igihe cyose nzajya nshyiraho video YouTube izajya iguha notification. Ikindi kandi ntiwibagirwe gukora like kuri iyi video. Hanyuma tugiye gutangira, tuza hano hari start now. Hanyuma uri kubona ko ushobora gukora personal verification ukoresheje indangamuntu, pasiporo cyangwa se perimi. Njyewe rero nahisemo gukoresha irangamuntu, niyo mpamvu ndi bwemeze hano ku irangamuntu, ubundi nkahita nza hano hari continue. Hanyuma ubwo nyine ndakoresha irangamuntu, hano hari country region urahakanda ugahitamo igihugu. Uri kubona ko ibihugu byose biremewe, waba uri mu Rwanda, mu Burundi, igihugu cyose waba urimo iyi exchanger wayikoresha. Njyewe ndahitamo Rwanda, hanyuma nze hano nshyiremo izina rya mbere. Ugomba gushyiramo izina nk'uko ryanditse ku irangamuntu yawe cyangwa se ku cyangombwa ugiye gukoresha. Hano ndashyiramo izina rya kabiri, hanyuma hano ndashyiramo itariki y'amavuko nk'uko iba iri ku cyangombwa uri bukoreshe. Ndahita nkanda kuri confirm, hanyuma hano hari city, ego uhitamo izina ry'ahantu utuye. Hano hari district ugahitamo akarere, hanyuma hano hari address ugashyiramo wenda Kigali, niho ushyira ubwo city. Guys, gutya mbikoze niko uba ugomba kubikora. Hanyuma hano hari expires, ni ukuvuga ngo hari nk'abantu baba bafite ibyangombwa bifite garanti bizarangiriraho nko kuri perimi. Ubu uzi ko abantu bafite perimi muzi ko haba hariho expired date. Rero ngiye kubera nakoresheje irangamuntu na expired date ibiriho, niyo mpamvu wenda ndi buhitemo wenda 2019 ni urugero. Nze kuri confirm, ego hanyuma ndaza hano kiremo card number. Card number nyine ni nomero zirangamuntu yanjye. Ni nsoza gushyiramo nimero zirangamuntu, ndahita nzamura nza hano hari continue, negereze nitonze. Reka nongere nkande kuri continue. Uri kubona ko biri processing, hanyuma uri kubona ko izi step zamaze kuba verified. Igisigaye ni ukuzamura nkaza hano hari front document kugira ngo mfotore imbere ku irangamuntu yanjye. Ego nzamure nza hano hari back of document kugira ngo mfotore n'inyuma hayo. Hanyuma ndahita nza hano hari continue kugira ngo nkomeze n'izindi step zisigaye arizo zo gufata selfie. Okay, hanyuma hano bari kuduha urugero batubwira ngo take a selfie of yourself with a natural expression, make sure your whole face is visible, contact and your eyes are open. Ego ugomba gufata selfie yujuje ibi baba bari kukubwira, ndetse bari kuguha n'urugero. Reka nzamure nze hano hari take a photo. Hanyuma nimara gufata ifoto ya selfie yujuje ibi bisabwa, ndahita nza hano hari continue. Uri kubona ko biri processing, reka dutegereze turebe result bari buduhereze. Hanyuma uri kubona ko byabaye completed, reka nkande kuri confirm. Hanyuma uri kubona ko biracyari waiting kugira ngo babyemeze. Igihe rero bari kubicekinga, ngiye kuba nkoze pause, no kuvuga ngo ndaza kugaruka byabaye verified, cyangwa se niba byanze tureba amakosa yari arimo tubikosore. Hanyuma rero nitugaruka tugasanga byabaye verified, birumvikana baraza kuba baduhaye ziriya coin ziri exchange. Nite nkwereka n'uburyo zibikuzwamo, nkwereke n'uburyo wazongera. Hanyuma rero niba utarakora subscribe ubikore nonaha kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro. Guys, nyuma yo gutegereza uri kubona ko KYC yakunze, kuko uri kubona hano byamaze kuba verified. Hanyuma rero reka nze nsubira inyuma, ubundi nze hano kuri wallet. Ego uri kubona ko bahise bama
izi coin zifite agaciro k'idolari rimwe n'amasenti 41. ni ibintu bigaragara. Hanyuma rero ikintu cya mbere nakubwira cyagufasha kongera izi FMC coin zawe kugira ngo zibe nyinshi ni ukuza hano kuri referral, hanyuma ugakopiya iyi link ukaba wayisangiza abantu, kuko iyo uzanye umuntu baguha n'ubundi izindi coin kandi nawe bakazimuha. Hanyuma rero uri kubona ko iyo uje hano kuri wallet ego ukaza hano kuri withdraw ushobora kuba wazegicengingamo muri USDT unyuze kuri trade, ndabikwereka gusa ariko reka tubanze tuyikandeho turebe. Uri kubona ko ni izi ziri available 2,500, bakakubwira ko minimum withdraw ari 1,000, hanyuma ndetse bakanagukata iyi network fee ingana na 20 z'iyi coin yitwa PayN. Hanyuma rero sinshaka ko iyi video iba ndende, ndagira ngo mubanze mukore mugarukire ahangaha, hanyuma mu yindi video nzakora nzabereka uburyo wazibikuza.